Kuri uyu munsi wa none ku itariki 8 Ukuboza mwaka wa 2025 nibwo habaye umuhango wo gushyingura Speciose Mukabayojo, umwana w'umwami Musinga wari usigaye. Uyu Speciose Mukabayojo yapfuye mu minsi yashize aho yitabye Imana azize izabukuru. Speciose Mukabayojo niwe mwana w'umwami wari usigaye. Uyu munsi wa none rero akaba yashyinguwe ku irimbi rya Rusororo, hakaba hari yitabiriwe n'abantu batandukanye. Mu bagaragaye mu mafoto harimo nka Mariya Yohana wari ubarangaje imbere ndetse n'abandi batandukanye bari hafi y'uyu muryango cyangwa se basanzwe bazi uyu muryango bya hafi cyangwa se babaga hafi y'uyu mubyeyi wari usigaye cyangwa se uyu mukecuru. Umwami Musinga niwe mwana yari afite wari usigaye ku isi, rero yitabye Imana akaba yashyinguwe uyu munsi. Kenshi uzabona ingoma za cyami hari abantu baheze ku muzo cyangwa se basiga cyangwa se nk'umwana w'umwami ngo ubona asigaye, biba bigoye cyane. Abenshi baba barapfuye cyane cyangwa se barashaje, gusa mu Rwanda ho byari nk'igitangaza kubona umwana w'umwami akiriho ndetse agihumeka. Hagenimana Fred yagizwe umuyobozi w'akarere ka Kayonza w'agateganyo, akazaba yungirijwe n'uwitwa Jules Higiro. Ibi bikaba bibaye mbere yo gushaka uzaba umuyobozi, abangaba akaba abayobozi b'agateganyo. Bizumane natwe kwita Ifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu umunsi ku munsi, ugomeze udushyigikire ukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu. Ndabashimiye cyane, nitwa Elizabeth Taifa.